ndi mu bantu batunzwe n'amaraso. Ayo maraso nanywaga litiro 3 kumunsi. Iyo bamaraga gushyingura bamaze gutata twaragarukaga ya mibiri tukabakuramo tukabataburura, ya myenda tukabambura. Bwakerera abantu baza kwirimba bagasanga ibintu byakomeye. Yes, turongeye turashuje mwebwe mwese abadukurikira. Amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo, reka tubabwire ngo nibibane namwe. Iyi ni Isezerano TV, naho nge ndi Ngoboka Miriam. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu kandi turabashimira mwebwe mwese mukunda kubikurikira, mukanatwereka ko mukurikira ibiganiro byacu 5 kuri 5. Turagushimiye horangije kuri subscribe, nawe utari wakora subscribe tuguhaye ikaze. Kuri subscribe kugira ngo tugende tubona uko tukugezaho n'ibindi biganiro tugenda dutambutsa. Harimo iyobokamana, ubuhamya, ijambo ry'Imana n'indirimbo z'amakorari n'ibindi byose byafasha ubugingo ndetse no kugira ngo ukomeze ukure mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu kuri kamera za Isezerano TV twabatumiye umutumirwa. Reka mbabwire ngo bisanzwe, ariko mbere yuko mbabwira ko adasanzwe, reka tumuhe ikaze amanza tubwira amazina yiwe, aturuka, icyari cyo, hanyuma tuganire mwamaze kumenya uwo muri kuganira nawe uwo ari we. Okay, sawa, murakoze cyane. Nitwa Maniraguha Manuel, ntuye Murindi, karere ka Gasabo, ndacyari umusore. Maniraguha Manuel utuye ku Murindi, ese usengera muri itorero? Sengera muri ADPR. Muri ADPR ukora muhe murimo? Ndi umuririmbyi. Muri korera kangahe? Muri korera yaho ya mbere. Yitwa Jovanisi. Uyu niwe tugiye kuganira, agiye kutugezaho ubuhamya bw'ukuntu Imana yamukoreye ibintu bitandukanye. Mu bintu bitandukanye Imana yamukoreye harimo ukuntu yatunzwe n'amaraso n'ibindi araza kubibwirira. Reka nubundi tumusabe amanza tubwire, ese Manuel aho tubwiye ko tura ku Murindi, kavukire yawe ni iyihe? Kavukire yanjye ni amajyepfo mu karere ka Ruhango, ntara y'amajyepfo. Turagira ngo tunyuremo muri make kavukire yawe, tubwiye aho wavukiye, ariko turagira ngo tubwire kavukire y'ukuntu wavutse. Ese wavutse ku babyeyi bangahe? Ese wavutse mu buhe buryo? Amakuru baguha cyangwa se amakuru wiyiziho nuko wavutse gute? Ku makuru niyiziho, mfite mvuka ku babyeyi babiri. Kuri ababyeyi babiri mvukana n'abana 8, ariko twasigaye turi abana 4. Muri abo bana 4 akaba ari ngiye bucura. Ko nabibabwiye, aho mvuka mu ntara y'amajyepfo, mama na papa bose ntago bariho. Ngo bonye kubasangiza ubuhamya bwanjye, ni amateka kuri njyewe. Ubwo ababyeyi banjye bakimara gutaha mu ijuru, naje kubaho ubuzima bubi cyane. Muri ubwo buzima bubi cyane, kugira ngo nisange ngana gutya, byaciye mu nzira zikomeye cyane. Ku bwanjye ntago nari nzi ko nzabaho, kubera ko hari igihe cyageze mbona ko ubuzima bwanjye burangiye. Abantu baratangira ati bariheba, ariko kubwo Imana yari mfiteho umugambi, naje gusanga Imana yaramfashira ngomeza kugeza n'isaha. Ubwo ngiye kubasangiza rero ku buhamya bwanjye, ndi mu bantu batunzwe n'amaraso. Ayo maraso nanywaga litiro 3 kumunsi. Ariko kugira ngo nywe amaraso ho byaturutse ababyeyi banjye bakimara gutaha, naje kurwara indwara yitwaga bwaki.
ndarwara mera nabi cyane kugeza aho naho naje gupfa, ariko kubw'Imana yari ifiteho umugambi yaje kundokora, nza kubona umuganga abwira masenge ati inama nabagira no kumwamushakira amaraso akaba ariyo mwajya mumuha litiro 3 za buri munsi hacyo zizamumarira. Naje kuyanywa, Imana ingirira neza, umusatsi wari waracuramye warahindutse nk'amamesa, ariko Imana yaje kumfasha, ya maraso naje kuyavaho. Baravuga ati aya maraso ntago ari meza, ahubwo mumuhe amata. Nibwo naje kwibuka rero, mbona umuterankunga atanga inka, maze kuma inka nangira kunywa amata buri munsi. Ariko kubw'umuryango wacu, mugabo masenge atari umuntu mwiza cyane, yanka yaje kugurishwa, maze kugurishwa bwa buzima nari ndimo burongera buragaruka. Imana rero ntago yaje kurekera kunkorera imirimo n'ibitangaza, ahubwo yaje kuma itungo ryitwaga ihene. Iyo hene rero yakamwaga litiro 3 za buri munsi. Nanyweye amata yayo akunze kwitwa na amashunushunu, niwe yaje kumvura kurinda ngejeje imyaka 13. Ndagira ngo tugaruke inyuma nse nk'ukubaza, ese uvuze ko mwavukaga muri abana 8, mu bana 8 abandi barapfa musigara muri 4. Ndagira ngo menye abandi bana 4 bapfuye bishwe n'iki? Ni urupfu rusanzwe, baragambaniwe, bararozwe, bishwe n'iki? Ntago barozwe, ahubwo jenoside ikimara gutangira niyo yabacyuye, barabishe. Nanone watubwiye yuko ababyeyi bawe nabo baje kwitaba Imana. Ese ababyeyi bawe bo bitaba Imana bari bazize iki? Nabo bazije jenoside. Ubwo icyo gihe bamara kuzira jenoside, ubwo ndabyumva ni muri 94, ahubwo icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Jenoside yabaye mfite umwaka umwe, akaba ari ngiye bucura wari uriho. Aba bana 4 bose jenoside niyo yabatwaye. Ukimara gusigara mu bandi bana basigaye, ugasigara ari weho mukuru, nako ari weho muto, ariko usigara ababyeyi bawe ntabariho, bivuze ngo wasigaye uri imfubyi. Icyo gihe warezwe nande ko twumva wari ukiri mutoya, kuko utubwiye ko wari ufite umwaka umwe? Naje gusigarana na masenge, niho wasigaye atwitaho nk'abana bari basigaye, ko twasigaye turi abana 4, akaba ari ngewe bucura wari uri kwibere jenoside iba. Utubwiye ko watunzwe n'amaraso. Ese ababyeyi bawe bakimara kwitaba Imana ugasigana na masenge, nibwo wahise utangira gutungwa n'amaraso? Icyo gihe muri uwo mwaka umwe, ndagira ngo tubwire uko ubuzima bwawe bwari bwifashe muri icyo gihe. Ko nababwiye ngo naje gutungwa n'amaraso, muri kumva yuko ntago nize ngira amahirwe yo konka mbone imfashabere nk'abandi bana. Intandaro y'ubuzima bwanjye bwose, kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke, ni impamvu yuko ntago nigize nonka. Akaba ariyo mpamvu naje kuyoba, baje gushaka umuti w'amaraso nka masenge wari udusigaranye. Ese ko watubwiye ko wari utunzwe na litiro 3 z'amaraso za buri munsi, turagira ngo tubwire izo litiro 3 z'amaraso za buri munsi zavaga hehe? Ese ninde wajyaga kuzizana muri icyo gihe? Muri icyo gihe wajyaga ujya kuyazana yaturukaga ku nka cyangwa se ku ihene bakimara kubaga, ariko akiri amaraso mashyashya, bamwe bakibibaga
byasabaga ngombwa ko nza kuba nicayeho ngaho bakabaga inka, bakabona kuma ya maraso agishyushye akabona gutembera mu mubiri. bivuze ngo mu gukura kwawe ntabwo wakujijwe n'amaraso ya kimuntu ahubwo wakujijwe n'amaraso y'amatungo. Kubera ko umubiri wanjye nta maraso icyo gihe nari mfite, muri kumva yuko ntabwo nagize amahirwe yo konka mbona ibere, kandi bavugaga ko umubiri wanjye amaraso amaze gushiramo. Ariko haza umuterankunga arababwira ati uyu mwana mumuhaye amaraso yamugirira umumaro. Bikaba ngombwa ko ayo maraso niyo bitabaje, bakaba ariyo bajya bamaya buri munsi. ubwo uraho ukujijwe n'amaraso uri kwa masenge, turagira ngo n'ubundi ukomeze udusangize kuri ubwo buzima uhereye muri icyo gihe wari utunzwe n'amaraso, icyiciro kimwe ku kindi. Ko nababwiye ku buhamya bwanjye, nababwiye ngo ni amateka ku buzima bwanjye, kuba iyi saha ndi umuntu, ndi umusore uhagaze ugishima Imana, nubwo naje kunyura mu nzira zikomeye cyane, ariko Imana yaje kumpagararaho. Niko natangiye mbabwira, amaraso narayanyweye, maze kuyanywa haza undi muterankunga arababwira ati ibi ndabyanze, ndashaka ko uyu mwana noneho muzajya mumuha amata. Ariko kugira ngo agire icyifuzo cyangwa se agire ishyaka n'umuhate, nuko nari nicaye ku ibagiro ndi kunywa amaraso bamaze gukura ku nka. Agira agahinda n'ishavu, biba ngombwa ko yemera kwigomwa imyaka 3 amata y'ubuntu. Naje kuyanywa, ariko igihe cyaje kugera biba ngombwa ko yanka ihura n'ikibazo, njya mu kigo cyitwaga santere cy'abana bagize imibereho mibi. Nabayemo igihe kiragira, biba ngombwa ko bansezerera. Bakimara kunsezerera nibwo mansera yatanze inka, arababwira ati uyu mwana reka tumuhe inka ijye imufasha. Ya nka rero bamaye inka ikamwa, ntabwo bamaye inka idakamwa, ahubwo yaje kugera mu rugo ya nka nanyweye amata yayo nk'amezi 5. Ya nka rero yaje kugurishwa, igurishwa na masenge n'umugabo we. Ariko impamvu yaje kugurishwa ni umugabo wa masenge niwe wabiteye. Aravuga ati iyi nka ntabwo nyishaka mu rugo rwanjye. Inka rero yaje kugurishwa, biba ngombwa ko noneho inka yavuye mu rugo, nanjye nagiye njyana na ya nka. Muri iryo joro ntabwo nongeye kuharara. Ibintu byaje kuba bibi cyane, birakomera. Biba ngombwa ko noneho ko nari maze kugera mu myaka 11, nibwo natangiye kwitunga, nditunga. Mu buzima bwanjye nabayemo ndi mu bamwe bapfuye nkazuka. Narapfuye ndazuka, biba ngombwa ko noneho n'inkuru yaje gutangazwa, barababwira ati wa mwana witwa Manuel yapfuye, ejo bazashyingura. Kuko niko byagenze. Ariko kubw'Imana yari mfiteho umugambi, bwarakeye abantu koko baje gushyingura. Mu gihe bakimara gucukura n'isanduku yamaze kugera aho mu rugo, byaje kurangira mu gihe bagiye gusohora umurambo, basanga umwana yazutse. Ibintu birabatangaza cyane. Nibwo ya sanduku
na hamwe bari bacukuye bongeye barahasiba. Bakimara kuhasiba ubuzima bwaje gukomeza. Ku nshuro ya kabiri nibwo naje kugwa mu mwobo wa metero 20 wa tuwarete. Mara igihe kinini cyane mba mu bitaro, ariko Imana yamagazeho irankomeza. Nubwo nawuguyemo nkavunagurika, ariko Imana yaranyijije. Ndagira ngo duse n'abagaruka inyuma, ngire nk'akantu nakubaza. Wavuze ko umugabo wa masenge wawe yavuze ngo iyi nka ntayishaka mu rugo bakayigurisha. Ndagira ngo yavugaga ko impamvu adashaka iyo nka muri urwo rugo rwanyu kandi gutunze, wumvaga avuga impamvu atayishaka ko yari iyihe? Impamvu yavugaga ko atayishaka, hari ijambo yavuze ngo ari iyo nka n'aba bana simbashaka mu rugo rwanjye. Abwira masenge ati iyo nka n'aba bana bose ureba aho bajyana sinkeneye kubabona mu rugo rwanjye. Hanyuma waje kutubwira yuko waje gupfa kandi nanone ukazuka. Turagira ngo utubwire icyo gihe ujya gupfa wari urwaye iki? Nyuma yo kuzuka turagira ngo uze kutubwira, ese mu rupfu rwawe hari nk'ibindi bintu waba warabonye? Kuko abenshi na benshi bajya bavuga ngo iyo bapfuye ngo babona bajya ikuzimu, bakavuga ibyo babonye ikuzimu, abandi bakavuga ngo twagiye mu ijuru, hari ibintu Imana yatweretse. Ndagira ngo icya mbere umanze utubwire icyo wari urwaye, nurangiza kutubwira niba nta kintu waba warabonye muri icyo gihe cyawe cyo gupfa. Muri iki gihe nkimara gupfa, icyo nazize nariye uburozi. Uburozi nkimara kuburya, inda yanjye yaragiye irabyimba, amaguru nayo yarabyimba. Nibwo bavugaga ati uyu mwana nta kindi arwaye inzoka. Ariko icyo gihe haje umumama umwe aravuga ati umwana ntago ari inzoka arwaye, ahubwo arwaye ibindi. Yaje kuma umuti rero nanyweye waragiye, kuko uburozi bwari bwarandenze mu mubiri wanjye, bwaje gukurizamo ndapfa. Nikimara gupfa rero nabonye abagabo bari bambaye imyenda y'imikara baza birukanka, baza bari kunsanga. Mbona abandi bambaye imyenda y'imyeru. Ab'imyeru nibo baje baranerura. Bakimara kunerura, bamwe bari bambaye imyenda y'imikara baje kwikubita hasi. Ngiye kubona babaga bari bambaye imyenda y'imyeru, bahise banjyana hejuru mu kirere. Mbona nsubije amaso hasi, mbona bamwe barambaye imyenda y'imikara bikubita hasi, mbona umuriro uragurumanye. Byari bishatse kuvuga yuko abo ngabo bari bambaye imyenda y'imyeru bari abamarayika, nibo bari bamungishije. Ariko iyo ngabo bambaye imyenda y'imikara, iyo baramuka bamfashe, umwuka wanjye wari kuburangiye. Nibwo rero napfuye, ndongera ndazuka. Nyuma rero urazutse, urakeye, usanze abantu bari aho ngaho bari bategereje gushyingura. Hari akandi kantu njya numva n'abantu ngira ngo uze kudusobanurira. Bajya bavuga yuko umuntu wapfuye bagacukura imva, hanyuma umuntu akazuka. Bamwe bajya bavuga ko iyo mva bayiteramo insina, ari naho abaririmbyi bamwe bakomoye ikorasi ivuga ngo bwira abanzi bawe bicecekere, inzobo bacukuye bateremo insina. Weho icyo gihe bateye mwiki? Ikintu baje guteramo ndabyibuka, baje guteramo ibisheke. Ni igisheke kimwe nicyo bateyemo, bavuga ati
ikintu tuzamwibukiraho ko itariki n'iyi ni igisheke bateyemo. uri kumva nyuma bateyemwo igisheke ariko urazutse. Ese ndagira ngo nkubaze ikindi kibazo ntari nakubajije. Ubundi aho hantu wabaga yaba kwa masenge wawe, ndagira ngo tubwire, ese bari bakijijwe? Ntabwo bari bakijijwe? Byari byifashe gute mu mibereho yabo ya gikirisitu? Mu buzima bwabo ntabwo bari bakijijwe. Ntabwo bari bakijijwe, bakoraga imihango yose ibaho ya gipagani. Iyo mihango rero turagira ngo nawe tubwire niba nawe waranayikozeho hanyuma ubisangiza abantu badukurikiye kugira ngo bamenye aho Imana yagukuye, tureke kuba yaragukuye kuba waranyweye amaraso, kuba warapfuye ukazuka, twumve ko hari n'ahandi hantu Imana yaba yaragukuye mu ngeso z'umwijima. Ubwo mbabwiye ngo ntabwo bari bakijijwe, bakoraga imihango yose ya gipagani, nanjye iyo mihango yose nayikozemo. Ni ukuvuga ngo najyaga mbona abantu bazanaga inka y'ibara rimwe, nkabona abandi bazanye ihene y'ibara rimwe, abandi bakazana inkoko y'ibara rimwe, kandi nkabona baje bikoreye ibibindi ku mutwe bije biherekeje ya mapfizi. Nibwo naje gukura menya bwa buzima bwabo nta kindi bakoraga. Bamwe bazaga kuraguza, bamwe baje gushaka imiti. Icyo nari nshinzwe rero, nari nshinzwe kwakira bya bintu bari bazanye, no kugira ngo umugabo wa masenge anarakare, nuko yabonaga na yanka bari barazanye, yumvaga ko ari iyanjye. Aravuga ati rero iyo nka kuba atari iyanjye ku buzima bwanjye sinyishaka, aza kwigurisha. Ese nk'iyo bazanaga inka y'ibara rimwe, ihene y'ibara rimwe, inkoko y'ibara rimwe, babimazaga iki? Icyo babimazaga, barabifataga bakabibaga, bamara kubibaga, ariko hari ibintu bimwe babikaga bitagurishwaga. Hagurishwaga inyama z'umubiri, ariko amahembe n'uruhu ibyo ntabwo byagurishwaga, n'amaraso ahubwo byazaga bakabijyana mu cyumba imbere. Icyo ayo mahembe rero cyo bayakoreshaga, barayanikaga bakazayakuramo imiti, barayafataga bakayasatura, bakayasekura, akavamo ifu. Iyo fu rero niyo baherezaga ba bantu baje gushaka imbaraga cyangwa se imiti runaka. Ubuse nawe uri muri ba bandi bagize mitsindo ya mama, mitsindo y'abambe, insindira abanzi, insindira inyatsi, ikaneshereza ababisha. Ibyo bintu nawe urabizi iwanyu aho ngaho byari bihari? Kubera ko nababwiye ngo mbizi mfite imyaka nka 11, ntabwo nigize ngira amahirwe yo gukomezanya tubane kurinda ngejeje imyaka 18. None se watubwiye ko ibyo bazanaga ari weho wabyakiraga, turugira ngo tubwire, warabyakiraga ukabishyira he? Warabyakiraga ukabikoza iki? Ese nk'iyo bazanaga ibyo bibindi by'inzoga byo warabyakiraga ukabigenza uti? Turagira ngo kukanuka tuvunguriraho duhite tujya mu kindi cyiciro. Nkimara kubyakira, nge nashyiraga umugabo masenge na masenge, icyo bari bashinzwe bo kwari kubyinjiza mu nzu. Iyo babyinjizaga rero, bamwe babaga bicaye hanze, ni ngewe wasigaraga ku marembo, ariko nabonaga abandi binjira mu nzu, nkabona basohotse bishimye, bya bintu baje bikoreye
bagasangira bakabinywa. none se wigeze urya nke ku nyama zaterekejwe cyangwa ibindi bintu baba baterekeje? Oya, mu buzima bwanjye ntabwo nigize ndya ibiryo byiza, izo nyama cyangwa se ibindi bindi runaka. Ubwo icyo nari nshinzwe ngewe kwari ukubakira, ngabereka aho binjira, ngiye ngaguma ku marembo, kuko n'ubundi iyo nzu nabaga mu yindi nzu yari iri hanze, njye ntabwo najyaga nyinjiramo. wabaye protokole w'abadayimoni. Hariyo ntandaro rero nshaka noneho kubabwira mu kindi gice gikurikiyeho ubuzima bwanjye, noneho bwaje kunganisha nkikimara kuva muri urwo rugo ibyaje kumbaho. Byaje kumbaho, hari ihene imwe bigize kuzana y'ibara rimwe. Icyo gihe bari bambwiye ninjye gushaka inkwi, sinajyayo. Imvura irangije iragwa, iguye rero arababwira ati, mugabo masengeye yaramubwiye ngo narakubwiye ngo aba bana simbashaka, ariko wanze kunyumvira. Kuri uwo munsi rero yatyaje umuhoro, aravuga ati, iyi niyo sinya ya nyuma ngiye gusinya, kutazongera kubona uriya mwana muri uru rugo, icyo mubwiye cyose ntago acyubahiriza. Cyaje gukurikiraho nanjye nafashe ya hene y'ibara rimwe kubw'umujinya n'uburakari, ndayikubita. Ariko nagiye kubona umva ibintu mu mutwe biraje, ati ikubita inyikubise irapfa. Ipfuye rero biba ngombwa ko bambwira ati gendere. Naje gusara. Nsara namaze umwaka umwe n'amezi 7 ndi umusazi. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 13. Nari mfite imyaka 13. Bijya bisazi byaje kumvamo mfite imyaka 16. Muri ubwo buzima nabayemo, ndimo bamwe nkikimara gusara, nasaze. Icyo gihe nari nambaye ikontoni ya mubyara wanjye, nyibamo nkajya nambara amakoma ndayambara kurinda ngejeje imyaka 16. Nibwo bya bisazi byaje kumvamo muri iyo myaka 16. None se icyo gihe ibisazi bijya kukuvamo, turagira ngo ubitangarize cyangwa se ubibwire abantu badukurikiye, icyo gihe byaribwirije bikuvamo, hari abagusengeye icyo gihe ubwo byagenze gute kugira ngo ibyo bisazi bikuvemo ube muzima? Kugira ngo njye gukira, nirwaga ku musozi, imvura ikanyagira, kurya kumva naryaga ibyatsi nkarya ibiki. Ariko igihe cyaje kugera, kuko niberega ahantu mu rubingo narubatsemo, naje guhura n'umuntu wari ugiye kuvoma w'umukecuru wari unzi. Yaje kunzanira umuti mu kajerekani, arambwira ati, uyu muti unywe. Nabanje nakuwanga, mfata kakabido ngajugunya mu mazi, kuko abantu bose narababonaga ngabirukankana, ngabatera amabuye. Uwo mukecuru rero ntago yarambiwe, yarongeye azana undi. Wa muti naje kuwunywa nanone. Uwa mbere sinigize nk'uwo, ahubwo uwa kabiri niwo nanyweye. Ndabyibuka nkikimara kunywa ntabwo nongeye guterana amabuye, ahubwo nese mera nk'umuntu utavuga uri aho, ariko nkakureba nkumva nagutera amabuye. Ariko igihe cyaje kugera, imvura iranyagira, imaze kunyagira, njya ahantu ku irimbi, kuko najyaga mbona umugabo w'amasenge yajyaga ajyayo, nkabona agiye kuzanayo ibyatsi, nanjye njyayo. Ariko ngiyeyo bya byatsi naje kwibura. Ndongera ndagaruka,
nkomeza kubaho, abantu bakayibavuga ati wa mwana ati banza yarakize, ati ntago agiterana amabuye, ati nibwo uyu mwana sinzi banza agiye gukira, kuba atagiterana amabuye bishoboka ko azakira. Nibwo rero barambwiraga ati genda, nabonaga abantu bakaza bakamirika mwigendera aho ku irimbi. Naje kuvuga ati abo bantu banera ku kibanza cyanjye, habwo icyo ngiye kubakorera, ibyo bazajya bamara gukora bazajya bagenda mbikuremo. Haje kuza undi mugabo rero nawe wari waraseze, bamara gushyingura ya mibiri tukayikuramo, ya myenda tukayifata babaga babambitse tukayishyiraho, hakaza abandi bantu bakayitwarira. Ariko njyewe nkimara gukira, naje kugenda ndyama ku marembo yo kwa masenge. Kuri uwo munsi habaye ibindi bibi, uravuga ati hariya marembo ntihagire undi muntu wongera kuyinjiramo, kirazira kikaziririzwa, uyanyuramo arahura n'ibibazo. Baratangira baravuga ati wa Dayimoni yaje, kuko babaga bazi yuko nibera ku irimbi. Iyo bamaraga gushyingura, bamaze gutaha twaragarukaga, ya mibiri tukabakuramo tukabataburura, ya myenda tukabambura. Bwakerera abantu baza ku irimbi bagasanga ibintu byakomeye. Igihe rero cyaje kugera, maze kujya kwa masenge, maze kuryama mu marembo, basatuye undi muryango hepfo mu gikari, bakajya bariho binjirira, wa wundi banga kunyuramo. Igihe cyaje kugera rero, imvura kuri uwo munsi yiriwe inyagira, ndavuga ati si ubundi naje kumva kano k'ubwenge kaje, njya ku cyuzi ahantu bajyaga bavoma, hari ibyatsi byitwaga ni amarebe, naje kuyahekenya. Maze kuyahekenya nibwo naje kugenda biza, muri kumva ko wa mukecuru yari yaramaye umuti, wa muti yaje kuma yongera anzanira undi, ndongera ndawunywa. Kandi wa mukecuru yajyaga anzanira ibiryo aho ku ishyamba yabaga yaje gutema ibiti akangaburira. Iyo nabaga nari muri iryo shyamba nabaga ndi ku irimbi, nkarya, namara kurya uwo mukecuru nawe yajyaga ansuhuza, ubwo namubonaga nabaga nzi ko anzaniye ibiryo. Icyo nakoraga rero ngewe nagendaga musanze. Igihe cyaje kugera, wa mukecuru yaje kuzana amavuta, ariko yari amavuta y'inka, aramfata arayansiga umubiri wose. Ubuzima rero buza gukomeza. Wa mukecuru aravuga ati umuti ndimo ndamuha urimo uragira umumaro, reka mutware. Iranjyanye rero ankura kuri rya rimbi. Kuri uwo munsi hari ku wa gatandatu, aramfata aranjyana anyinjiza mu nzu, aranyoza, maze kunyoza aranyambika. Maze kunyambika namaze amezi 6 narongera guheruka hanze. Naje gusohoka mu nzu narabaye muzima, ariko nageraga mu muhanda abantu barahungaga. Abantu bakavuga ati uriya muhungu ni mu mwegera, ati ni Dayimoni arabatwara.
kuko abantu iyo bansangaga ku irimbi kandi bananzi, iyo abantu rero bongeraga kumbona muri karitsiye baravugaga ati buriya mwana mukamwegere ni umudayimoni azabatwara. Igihe cyaje kugera rero kuri wa mukecuru umwe wanjyanye, igihe cyaje kugera masenge ajya kumurega, yatanze ikirego avuga ngo umwana wanjye yaramunyibye. Abayobozi baje kuza baravuga ati n'ubundi uyu mwana mwaramwanze, nimumureke amukomezanye. Ndagira ngo nse nko kubaza ikibazo cy'amatsiko. Uvuze ko wabaga ku irimbi ndetse ukahabana n'undi musazi. Iyo bazanaga umurambo bagashyingura, iyo bamaraga kugenda mwebwe mwarawutabururaga mukamwambura imyenda mukayishyira hariya, abandi bantu baturutse ku ruhande bakaza bakayitwara. Ese iyo bwacyaga bakaza bagasanga umurambo uri hejuru, barongeraga bakamushyingura, byagendaga gute muri icyo gihe? Icyo gihe uko byagendaga barongeraga bakongera bagasibura, bamara gusibura bakongera bagashyingura ubundi bushya, kuko hari abakozi bari bashinzwe kuhakora amasuku. Iyo kigiye bazaga wasanga ibyo byabaye, abayobozi n'ubundi barazaga bakongera n'abaturage bagasibura, bamara gusibura bakongera bagashyingura ubundi bushya. Hanyuma se iyo babaga bamushyinguye bundi bushyashya, ntabwo mwongeraga ngo mumutaburure cyangwa nabwo mwarongeraga mukamutaburura? N'ubundi ingeso yarakomeje, habwo igihe cyaje kugera baravuga ati rero aba bantu murebe ahandi hantu mubajyana, kuko nayo numva bavuga ngo hari ikigo cy'abasazi, tuzarebe ukuntu muzabajyanayo bave kuri uyu musozi, barimo baraduhemukira cyane. Nubwo iryo rimbi ryari irimbi ry'abisilamu, ni ukuvuga ngo bajyaga baza kuhakora amasuku, bagatumaho abayobozi bakaza, ariko igihe cyaje kugera aho hantu basigara none bahacungiye umutekano kurinda tuhavuye. Uvuze ko ryari irimbi ry'abasilamu. Abantu benshi bajya bavuga yuko abasilamu umuntu wabo iyo yitabye Imana bamutwika, ntabwo mbizi. Ese iryo rimbi niba ryari iry'abasilamu, ni abasilamu bashyinguragamo gusa cyangwa n'ubundi ryari iry'abasilamu ariko wenda kuko wavuze ko byari nyuma ya jenoside, wenda n'abasilamu bakaba baratanze uburenganzira ko n'abandi bantu bashyingura? Turagira ngo utumare amatsiko, ni abasilamu gusa bashyinguragamo cyangwa n'abandi bantu rusange bashyinguragamo? Iryo rimbi ntabwo ryari iry'abantu bose, bari ibisilamu gusa.